Canamunenze nuko nabonye yasomye imbwa. Umuntu asoma igikoko ashwe. Uko rero. I love dogs. I will always love them. Ibindi bidayimoni w'ikiwa muvuga I don't want to know. Ni inkuru ikomeje kuvugisha abatari bake ku mbuga nkoranyambaga. Aho bamwe bari guterura bati Keti Bashabe agiye gushyingiranwa n'imbwa. Abandi nabo bati imyiteguro y'ubukwe hagati y'imbwa n'umuntu irarimbanije. Dore icyo amakuru avuga. Umunyamideli w'umunyarwandakazi Keti Bashabe yamaganye yivuye inyuma ibihuha bimuvugwaho ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bamushinja gushaka kurushinga n'imbwa ye. Ibi yabivuze nyuma yo kwifuriza imbwa ye isabukuru y'imyaka 9. Ibintu bamwe bafashe nabi batangira gukwirakwiza amagambo amutuka. Mu butumwa yashize ku mbuga nkoranyambaga, Keti Bashabe yagaragaje ko yatewe agahinda n'abamushinja ibintu bidafite ishingiro. Yagize ati reka mbabaze namwe mumbwire, nk'umuntu wifata akavuga ngo ngiye gushakana n'imbwa abari muzima. Yongeyeho ko urukundo afitiye imbwa rutarimo ikindi kintu cyihishe kandi ko azakomeza kuzitaho uko asanzwe abikora. Yagize ati nkunda imbwa, zikunda nk'imbwa, sinzahagarika kuzikunda rero mubyakire. Yasabye abantu kubaha amahitamo ye no kwirinda kumwitirira cyangwa kumwandagaza ku mbuga nkoranyambaga bashaka gukurura abantu. Yagize ati niba nshaje ni njyewe ku giti cyanjye, ntibyakabaye ikibazo cyanyu. Keti Bashabe yasabye abanyarwanda kwitondera amagambo bavuga ku bandi, by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, kuko bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu. Hagati aho ngaho uramutse wifuza byinshi ku byerekeranye n'uyu munyamideli kazi ndetse n'umuherwe, watwandikira muri komenti ubundi tukazagutegurira icyegeranyo kirambuye ku byerekeranye n'amakuru ye ndetse n'ubuzima bwe. Hagati aho ngaho tubaye tubifurije ibihe byiza. Njye nitwa Journaliste Thierry, turabakunda cyane. Hasta la vista.